inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse aratashye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse aratashye. Mbega inkuru y'incamugongo, mbega inkuru mbuze aho mpera nyibara, mbega inkuru itunguranye, mbega urupfu rutunguranye. Yo naruhukire mu mahoro umuntu w'Imana wayikoreye, umuntu w'Imana watangazaga abamubona, umuntu w'Imana wakoreraga Imana atiganda, umuntu w'Imana wabanaga nayo, wari uzi kubana n'abantu, umuntu w'Imana wari umukozi w'Imana ukunzwe na benshi. Uyu nta wundi rero. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukabagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye. Ubu rero bazaniye inkuru, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'itabaruka ry'umugeni wa Kristo. Nubwo ijambo ry'Imana ridusaba kuyishima muri byose kuko nta kibaho itabigambiriye. Iyi nkuru nzanye rero nta yindi, ni y'urupfu rutunguranye rw'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana witwa Musabyimana Gloriose, uzwi ku izina rya Gogo Blood of Jesus. Uyu mukobwa yakunzwe n'abantu benshi bitewe n'indirimbo ze, bikanaterwa n'indeshyo ye, ndetse bikanaterwa nyine n'uburyo ari umunyamahoro kandi ukorera Imana atiganda. Uyu yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane, hari mu mwaka w'1989. Avukira mu karere ka Rwamagana muri Fumbwe, aho nyine niho yavukiye. Akaba rero yatabarutse ku munsi w'ejo cyangwa mu ijoro ryakeye, ubwo ni ukuvuga ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Bivuze ko atabarutse afite imyaka 39 y'amavuko, 36 y'amavuko. Urupfu rwe rero rwatewe n'iki, rwagenze gute, rwaje gute? Nk'uko amakuru dukura mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala aho yaguye, bamwe mu bari kumwe nawe barimo BKM wa Yesu, uri umwe mu ba manager barebereraga inyungu z'uyu mukobwa, yatubwiye yuko mu bisanzwe ubundi Gogo Gloriose asanzwe nyine afite ikibazo
cya disability, nk'uko nyine binagaragara ku ikarita bifitiye yuko ikarita nyine y'umuntu ufite ubumuga, disability identification card, yatangiwe nyine mu Rwanda birumvikana. Rero nyine disability rero yari afite niyo yatumye uyu mukobwa atabaruka. Gogo Gloriose ndetse na timu ye bahagurutse mu Rwanda hari kuwa kane w'icyumweru cyashize, berekeje muri Uganda ahitwa Kakumiro, bitabiriye igiterane cy'ivugabutumwa bari batumiwe n'umukozi w'Imana. Noneho kuwa gatanu no kuwa gatandatu no ku cyumweru uyu mukobwa yakoze umurimo w'Imana muri iki giterane, ndetse agaragarizwa urukundo rukomeye cyane muri iki giterane, nk'uko n'ubundi yari amaze iminsi akunda cyane kwitabira ivugabutumwa ritandukanye muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Amakuru Iyobokamana TV dufite avuga yuko ku cyumweru igiterane kirangiye bafashe imodoka berekeza nyine mu mujyi wa Kampala, cyangwa berekeza Kampala muri Uganda mu murwa mukuru, aho bari bafite gahunda na kampani imwe Gogo yagombaga kwamamariza, noneho bagiye kuvugana no kurangizanya ibijyanye no gukora amasezerano ndetse no gukora nyine publicité kugira ngo itegurwe bazagaruke mu Rwanda. Bagezeyo rero ku cyumweru nimugoroba, bagezeyo kuwa mbere. Uyu mukobwa kuwa mbere bagezeyo, uyu mukobwa Gogo Gloriose nibwo yatangiye kurwara, dore ko n'ubundi ngo asanzwe nyine arwara indwara y'igicuri. Yatangiye rero ngo atitira nk'uko byari bisanzwe bimubaho, ariko ngo bigahita birangira. Ariko noneho ngo biraza biba grave cyane, biba birebire. Itimu rero bari kumwe babona yuko nyine bibaye birebire, bibaye ikibazo, nibwo bahitaga bamufata rero bamujyana mu bitaro biherereye mu mujyi wa Kampala kuri hopitali yitwa Kengera Doctors Medical Center, ari naho nyine uyu mukobwa yatabarukiye. Abari kumwe nawe baganiriye cyangwa babwiye Iyobokamana TV ko Gogo Gloriose akigera mu bitaro nta masaha abiri yamaze adatabarutse, ahubwo nyine ayo makrize cyangwa icyo gicuri cyatumye habaho probleme cyangwa ikibazo cyo kubura umwuka, respiratory aspiration, ni noneho biza gutuma rero yitaba Imana nyine tariki 3 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2025 ku isaha ya 3:30 mu gihugu cya Uganda. Niyo makuru dufite, ari no kuri attestation de décès cyangwa urupapuro nyine rutangwa n'ibitaro rwerekana yuko umuntu yamaze gutabaruka. Gogo Gloriose, Blood of Jesus, Imana imuhereze iruhuko ridashira. Gogo Gloriose mu bijyanye n'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ni umwe mu bantu bari bamaze kumenyekana cyane bitewe n'uburyo aririmba, bitewe n'igikundiro yari afite. Kenshi yaterwaga n'indeshyo yiwe, kuko yari mugufi nyine nk'uko abantu babizi, noneho kandi bikongera bigaterwa n'ijwi ryiwe nyine ryatira abantu bitewe n'uburyo rimeze, ndetse bikongera
bigaterwa n'uburyo ari umuntu uzi kuganira uzi gutebya cyane, aho abantu benshi bakunze kuvuga ngo uyu nguyu niwe ushimangira rya jambo rivuga ngo imana ntabwo ihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Uyu mukobwa ni umwe cyangwa ni ikimenyetso kidashidikanywaho, yari ikimenyetso kitashidikanywagaho koko ko Imana itajya ihamagara gusa abantu bakomeye, ahubwo ishobora guhamagara n'abantu baciriritse ikabakomereza mu murimo wayo. Hari benshi babonaga ibiterane yitabira, ibitaramo yitabira, ari nk'icyo yari aherutse gukorera mu mujyi wa Kampala kinini cyane, abantu bashitse bahuruye baravuga bati ni ukuri umwana w'umukobwa rwose Imana iramuzamuye imwerekaniyeho icyubahiro cyayo, yitsindagiye rwose rya jambo rivuga yuko idahamagara abakomeye ahubwo ikomereza umuntu mu muhamagaro cyangwa ikomeza abo yahamagaye. Gogo Gloriose atabarutse yari ari gukora ivugabutumwa cyane mu buryo butandukanye, yaba mu ndirimbo ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Indirimbo ya nyuma asize akoze ni yitwa Repent by Gogo Gloriose official, ifite abasubscribers 14,000, yari imaze ibyumweru 2 iri kuri YouTube channel yiwe yitwa Gogo Gloriose official, yari imaze kugira abasubscribers 62,400, ndetse imaze kugeraho video 25. Video iheruka iri kuri iyo chaîne ya YouTube yiwe ni full live performance yiwe nyine yitaramo yakoreye aho ngaho muri icyo giterane. Nkuko muri bugende muza kubikurikira ku Iyobokamana TV ibijyanye nyine n'umurimo wa nyuma yakoze, ibiganiro bya nyuma yakoze, ndetse turabasoreza iyi nkuru tubashyiraho ikiganiro cya nyuma yagiranye n'umukozi w'Imana wari wamutumiye pasiteri, nkuko nyine muri buze kugenda mubikurikira. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iteye agahinda, ariko nyine Imana yamukunze kuturusha, irangije iramwisubiza bitewe n'uburyo yeraga imbuto, n'uburyo yaharaniraga gushyira hejuru izina ry'Imana. Ntawahamya umuntu yahamya ashidikanya yuko ari umugeni wa Kristo utabarutse. Bakunze Iyobokamana TV, urupfu ntabwo ruteguza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba guhora turi maso kandi twiteguye, kubera ko tutazi umunsi n'igihe umuntu yatabarukira. Uyu yagiye afite imishinga myinshi itandukanye, yagiye ari gukorera Imana ashyizemo umwete, yagiye afite indirimbo nyinshi yenda gusohora. Mu by'ukuri management ye yari imufiteho gahunda nyinshi, ariko nyine araruhutse, aratabarutse umukozi w'Imana Gogo Gloriose wamamaye nka Blood of Jesus. Uburyo umurambo we nyine uri muri ibi bitaro yaguyemo, birasaba imbaraga nyinshi cyane, dore ko famiye yiwe ari famiye rwose itishoboye cyangwa itafite icyo ifite. Bityo harasabwa rero abagira neza, abakunzi be, abantu batandukanye, abakunzi b'umusaraba wa Yesu Kristo, yuko twese dushyira hamwe ubundi Gogo Gloriose agatabarwa. Kuvana umurambo mu kindi gihugu kawuzana mu Rwanda ni ibintu bitoroshye, ibintu biba bihenze kuhageza, ku bijyanye no gushyingura, byose ni ibintu bikomeye. Mu by'ukuri wowe wumva iyi nkuru, wumva ukozweho nawe, muze dutangire dukusanye inkunga yo gushyigikira uyu muryango kugira ngo babashe nyine gukurikirana ibindi byose bijyanye no kuvana umurambo mu gihugu cya Uganda, ndetse n'ibijyanye
no kuzakora umuhango wo gushyingura. Reka rero mbareke kugira ngo mukurikire ikiganiro cya nyuma Gogo Gloriose yagiranye na pasiteri wari wamutumiye nyine mu gihugu cya Uganda. Mukomere, Imana ikomeze gukomeza abasigaye mwese kandi mwihangane, bibaho. Nitutagwa isari tuzamusanga mu ijuru, kubera yuko niho iwabo wa twese. Urupfu Yesu yarugize irembo, urupfu Yesu yarugize ahantu twese tugomba kunyura kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bw'Imana. Reka nkomeze rero umuryango wa Gogo Gloriose, nkomeze abakunzi biwe, nkomeze abakunzi b'umusaraba, nkomeze abakunzi b'indirimbo ze, nkomeze abantu bose bari bubabazwe n'urupfu rw'uyu mukobwa utabarutse bitunguranye aguye mu gihugu cy'amahanga. Imana ikomeze gukomeza abasigaye kandi ikomeze kubafasha mwese. Imana ibaho umugisha cyane. Ndatangira ngusuhuza cyane kandi nkwifuriza umugisha w'Imana wadukurikiye muri aka kanya muri iki kiganiro cyiza cyane. Ubundi ikiganiro kindyohera mbibona kare. Iyo ndebye n'ukuntu abantu basa byonyine, ukuntu bambaye, bamwe basizemo rinete, abandi basizemo amakositime, abandi rwose bicaye bari seriye cyane. N'agasaha keza, mbega udukweto, mbega agakanzu, mbega isaha, mbega rinete. Ariko Gogo Imana araguhamagaye. Turi Kampala, turi Uganda, turi mu gihugu cya Uganda, tugiye kuganira n'abakozi b'Imana nk'iyobokamana TV, ndetse iki kiganiro ushobora kugikurikira kuri channel yitwa Bishop Anastase Nyirindekwe. Ni televiziyo nshya Imana ihagurukije mu gihe gisa nk'iki, Nyirimpeta Anastase. Iki kiganiro nawe wakireba no kuyobokamana TV. Turi kumwe rero na Bishop uwo maze kuvuga, tugiye kubabwira icyo tugiye kuganiraho, ariko mbere yuko tubanza kumenya ni bande tugiye kuganira. Ariko sinakora ikosa ryo kuganira n'umushumba ntabanje kumusaba kuragiza Imana iki kiganiro n'abagikurikiye kugira ngo kize gukora icyo Umwuka Wera ashaka mu bantu. Come on. Asante sana. Mwami Imana yacu Yesu Kristo, turagushimye muri aya masaha meza y'igitondo cy'umugisha hano mu gihugu cya Uganda, district ya Gakumiro, Igomborora cyangwa se umurenge wa Igayaza. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko warinze abashyitsi kuva za Kampala, warinze abavuye Zambarara, abavuye impande zose za Uganda kubw'iki giterane. Turagushimiye ko warinze timu yavuye mu Rwanda, irimo Bikorimana Emmanuel, timu ya Gogo na bagenzi be, izina ryawe rishimwe. Kandi uyu munsi wose turakorera ijubane natwe muri byose, gahunda tugiye mu zose uzoberwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ndebera ko mikrofone kwiri kwaka. Yego. Mushumba. Yes. Yes ashimwe. Ayimbaze. Mukomere cyane. Turaho. Turongeye turasubiriye. Nukuri turabonanye. Turahuye kandi duhuye dufite ibyishimo. Nashemererwa kukuraba. Tutishwe nashimirwa kukuraba. Ndanezerewe kukubona. Oh, mukama kukore burungi. Nimefurahi sana. Na mimi nafurahi. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kabisa. Yeah. Wow, urasa neza. Wambaye neza, uracyagira ingeso yo kwambara neza. Mungu. Ndabibona ko ingeso yo kwambara neza yagukurikiranye. Ibyo narabivukanye. N'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana. Uribwira abantu bakurikiye iyobokamana TV ro muri aka kanya kugira ngo bamenye ninde turi kubana muri iki kiganiro. Bishop Nyirimpeta Anastase. Yego. Yego. Nkuko tubikoze gutyo rero turi kumwe na Bishop Nyirimpeta Anastase, umushumba w'itorero Pentecost Church of Prophet.
Pentecost Church of Prophet. Yes. Ntabwo rero ari wenyine muri iki kiganiro, nyine murabibona ko turi kumwe n'undi muhanzikazi nawe ni mukuru. Uramuha mikrofone yibwira abantu badukurikiye tugendane tuziranye. Nitwa Musabyimana Gororyoza, ubusanzwe mutuwe mumenyereye muzi ku izina bita Gogo Official. Gogo Official. Hariho inzira ebyiri Kawe ngo umuntu wese twahitamo inzira yombi mushimishije. Iya mbere zanyurwamo nawemeye kuba inama, iyindi zanyurwamo nawemeye kuba ihene. Wow. Uyu ni umwanditsi w'indirimbo. Inzira ni ebyiri, hari iy'ihene hari n'iy'intama, kandi umuntu wese ashyizwe amahitamo abiri yo kunyura mu nzira ashaka. Iyi ni indirimbo nshya ya Gogo igiye gusohoka, niyo mpamvu musabye ko ahita yiririmba muri iki kiganiro, kuko ndatekereza ko iyi ndirimbo igomba gusohoka kuwa kabiri mu gitondo. Iki kiganiro gisoza ariko wa mbere, indirimbo irabigeze kuri screen ejo kuwa kabiri rwose mu masaha ya 3 z'i Kigali, saa 4 turaba tuyisohoye. Ni indirimbo nziza cyane, muzayirebe muzayikunde, tubaye tuyibakundishije. Ni indirimbo yandikanye ubuhanga kandi irimo ivuga butumwa. Turi hano rero muri Uganda mu gace ka bita Imwendo mu karere ka akaroro ka Gakumiro. Twaje hano ku mpamvu igiterane, tujye kureba ko igiterane cyagenze uyu munsi wa nyuma wo kugisoza. Pasiteri rero Gogo uramumpera mikrofone kugira ngo dukomeze tugenda tuganira. Iki giterane cyateguwe gute, cyari cyateguwe ryari, si ritorero ubusanzwe rikorera he ku isi? Mugiye kuduha amakuru y'itorero muri make by'abantu babimenya. Urakoze Ken. Iri torero nyine ni Pentecost Church of Prophet, rikorera mu gihugu cya Uganda, rikorera Tanzania. Ni itorero rinini cyane, rifite amatorero menshi wabibonye, ndetse uyu munsi dufite umukoro cyangwa dufite gukora gusengera abadiyakoni, abarimu, abapasiteri n'abarevera pasiteri bose bateranye 84. Oya. Yego. Ugiye kubona mu kanya 84. Turabireba. Haje amakorari, haje abantu bavuye impande, bavuye Zambara, bavuye za Gasanda, ahantu henshi cyane. Wabonye amamodoka kuntu yagiye azana abantu. Ko numva arabari ibirori. Cameraman aze kumfatira iyo video rwose tuyinyuze mu iki kiganiro. 84. Yego. Wow. Yego. Ni umugisha ukomeye, ni urukundo rw'Imana. Mbo turagaruka rero, Gogo nibakumere mikrofone. Muri uru rugendo twagiriye Uganda hano muri aka karere kari hirya za Mbarara, ni iki wabonye mu gishya, ni iki cyagushimishije, ni iki wishimiye muri iyi sorti? Ndabashimira rwose ukuntu nasanze bagirana urukundo, bakamukakira umuntu rwose bamwishimiye, ubona ko bibarimo. Yego. Nanone bakaba bakunda umurimo w'Imana. Yego. Ibyo bintu rwose nasanze bitababuramo muri bo. Yego. Bakomereza aho ahubwo. Kowe bagiye ko hari n'itekeri ryoshye se mwana? Eteke aho ego no mu rw'iwacu twararigeraga. Hari iteke, hari ikijumba hariya. Eba. Nako kajumba natwe kugatabera turabizi. Wariye n'umutsima, nta kintu gishya wabonye mu byo kurya. Umutsima w'ibitoki iwanyura. Umutsima w'ibitoki? Ahubwo subaho sinkose. Umwe wariye nimugoroba. Ngaho rero ntabyo nzi niba ari umutsima w'ibitoki. Nuko nyine ni. Ubu Gogo kuva atabonye urudugu ntabwo bimeze neza. Baziro babaze kuye ubundi ya ntabwo begereye amazi, ariko turabashimira ko banatwakiriye neza mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri, byagenze neza. Aha pastor, urambwira kuki watekereje gutumira timu ya Gogo? Ni iki wari wizeye muri Gogo? Gati mu banzi bose nziranye nabo, reka ntumire Gogo aze kudufasha mu rwego. Gutumira Gogo namurebye muhitamo nk'umuntu Imana ihagurukije vuba. Yego.
ngira ngo mufashe n'amavuta ye amenyekana ahantu hose. yego Kandi inaha kuri YouTube baramukurikiraga bakamureba bakumva indirimbo ze ubuhamya bwe bakamwishimira bataramubona, yego bituma mutumira kandi mwabirebesha amaso ko bamukunze cyane. yego Wabonye ko igiterane cyashaka gupfa kubera abantu benshi bashaka kureba Gogo, yari Gogo gusa n'ubu baramutegereje. Niyo mpamvu natumiye timu ye. yego Binongeye kandi we tumarana igihe turakorana, ndakuzi neza, nzi ko ukorana n'abantu bafatika. yego Imana iguhe umugisha. ako kukanziho Icyo ndakizi. mbo wari ufite izihe ndoto utegura kino giterane kimaze iminsi 3 wumvaga ari ibiki wifuza ko Imana izakorera muri iki giterane? Icya mbere no kwagura ubwambi bw'Imana, abantu bakarushaho gukizwa no kumenya Imana. yego Urebye niyo ntego no kugira ngo abantu babohoke mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, yego no gusengera abakozi b'Imana kuko bajye bamfasha impande zose, maze kugira umurimo munini cyane impande zitandukanye. yego wow byiza cyane. Gogo mbwira, wageze hano ku wa gatanu mbona wakira urugwiro, uribohora, urabyina amakorasi kabisura ya Antona, mbona wambaye imbaraga zidasanzwe, biriya bintu byakubayeho bigutunguye? Byarantunguye ko ntabyo nari nazanye se tujya kuza ubundi. yego Rakaza aho twagenze aho mu nzira hari ibyo wigeze umbona hose ubundi. ni iby'umwuka wera yazanye. Mbega byarantunguye nanjye sinzi. niko ndaza kukwereka video rero ukuntu byari bimeze. Wari wibohoye wavuye hasi ukajya no mu bantu ukabagurutsa, atari ko mwicara gute ubundi mudatambira Imana ati twagiye imbere. Gogo rwose mba ufite morale, ngo bibonye utubonye abantu bagukikije bangana kuriya bari gufatikanya nawe guhimbaza Imana. Nibyo bibari byiza, ko nagashema uba wageze nanone. uzi nko kuba witwaga ngo wenda urumbuswa utazi ngo wakiyambazwa muri iki kibazo iki, umuntu akubwira ngo nsobanurire, ariko noneho uwo munsi ukabona uragishubije. Ese Gogo kugeza uyu munsi wumva ari ikihe gitangaza gikomeye Imana yagukoreye utabura kubwira abantu aho wagera hose? No kuba yarakomeje kundinda no muri uru rugendo twakoze tukagera n'ahari amahoro, nabyo ni igitangaza. Noneho tuze mu buzima bwawe bwa buri munsi, uko ubayeho, uko wavutse, uko wakuze, ni ikihe kintu ubona kiri ku buzima bwawe kikubera ishimwe rihora ku mutima? Nuko Imana ndindi ikantabara mu mibereho yanjye mbayeho, ntihabura byinshi biba biduhiga ubuzima bwacu bundi, ariko Imana irakomeza ikaturengera tukabona turabirenze mu buryo tuba tutazi twebwe nk'abana b'abantu. Nicyo gituma ngejeje iyi saha n'ubundi nkibasha no gutekereza izina ryayo, mba numva ari bwo buhungiro bwa mbere ubundi. Wow, igisubizo cyiza cyane. Pastor, ndakubaza, wowe iyo witegereje Gogo ni reshimwe ubonaho isi ikwiye kumwigiraho? Gogo yego burya ibintu bigaragarira mu bantu, warebye ukuntu Gogo bamwakiriye, yes, kandi nta n'umwe wari uramubona amaso ku maso. yego bigaragara ko nagaruka isi yose izahurura. Bwira abantu ukuntu agiye kugaruka. Ahubwo Gogo ngiye gutegura igiterane cyitwa gushima, kizaba mu kwa mbere, tugitangira umwaka hejuru gakeya mu kwa mbere. yego ni Gogo. Ubonye ko n'ubu telefone bwa gatoroshi bwagiye bumufotora, garuka ushime. donc bajyanye, sinzi uko nabivuga, bigiye gukwira isi yose. yego kandi koko nibyo Gogo Imana yaramuhamagaye, yego kandi afite igikundiro cy'Imana, yego kandi amavuta y'Imana muriho. yego Ubonye ko nimugoroba ko abantu bamwakiriye yatangiye kubyina akazongoroka ikibuga, yego akakizongoroka hose, yego kubera amavuta yabonaga mureba nawe amavuta yiyongereye. Kubw'iyo mpamvu rero Gogo agiye kugenda isi yose, yego agiye kwambuka imipaka itandukanye, si Uganda gusa yaje. Yego ubu nyine uranahanuye, ndabizi no kuhanura. Niko bimeze. Gogo uhanura uko wategetse, agiye kwambuka ibihugu bitandukanye byinshi, kutari gucakira ibyo bintu byinshi. Ngomba kubyikashira
byanjye Ii. ngomba kubikacira ubu se waje witwaje ituro ry'umuhanuzi Ituro? ubu wicaranye n'umuhanuzi ubu ngubu ntayo nari nitwaje ubu ndi imbere nawe yanzaniye ejo abantu bari kuza bashagaye bazana ibyo kurya bazana ibyo kunywa bazana za keke banzanira nagogo yazanga ituro rwose ntimwabirebye nagiye kubona umuntu nawe aje kumpereza navuga nti uyu mwana bitekereje ati amavuta yahuye buriya byarangiye nahise ndira ngo zaje ndarira kuko atekereje kuza kuma gogo none se kari akantu ko wakize hute aha burya hari n'umujyanama ujya utugira inama nawe cyane nsaba imana sha nsaba imana afite no kubintekerereza yabimbwira sinanabyakire sinanabyumve ariko ari umwuka njyewe nicyo gukundira mwana ari umwuka wabizanye ntabwo wabura ntibyabura ituro ryawe waririye rero naririye ugomba kumanura ubuhanuzi naririye yes pastor dusoza kuko ntabwo nza kugutindana iki giterane urabona kirasoje byagenze neza kwimika abapasiteri abadiyakoni abarimu n'abandi bose nyine bagiye batandukana ubundi intumbero z'iri torero ni izihe ibikorwa muteganya mu gihe kiri imbere bimeze gute itorero dore ku byangombwa icyo bita URSB yaduhaye nk'uko mu Rwanda twavuga RGB twemerewe gushinga amatorero twemerewe gukora imihanda twemerewe gushinga amashuri amavuriro n'ibindi ibyangombwa turabifite mbimara imyaka igera ku 8 ubu rero mu matorero mfite yose insengero zirubatse mu buryo bushoboka dufite intumbero y'uko tugiye kubaka insengero zigezweho zijyanye n'igihe z'insirimu zo muri viziyo turimo nziza zibereye igihugu ndetse n'abantu bose yego no gusengera abantu no kubigisha gukora kuko ubuzima budakora n'umwuka wera ntakora yego imana yanga abanebwe gogo ndashaka ko ufata umunota umwe rero ukavuga ijambo ureba pasiteri umushimira kuko yagutumiye ugire nyine ikintu umubwira tunamusezeraho ijambo mubwira rwose navuga menshi wavuga ibye nanone ntiyabirondora ngo abirangize ariko ndabanza kumushimira mushimira n'Imana yamuhamagaye ikamuzana kuri uyu murimo wayo nawe akayumvira akabasha no kuyikorera ni kweli Mungu akubariki sana gogo nkagukunda nkagukunda mazima ningukunda munonga ndagukunda cyane nicyo bisobanura arega ugomba no kumenya akagande ejo hari indirimbo y'urugande abantu barandesekwa tizwese ko goyeme indirimbo y'Ubugande gute ubu nukuzagurishiramo urugande igiswahili Tanzania nzakujyana yo karimba igiswahili oya Imana irakuzamuye ugomba kumenya indimi zose ngo range nazimenye yes ndarindiri ni byiza cyane gogo urakoze gushimira umushumba ndifuza ko iri shimwe nawe ariherekeresha isengesho agusengera kugira ngo ubwo buhanuzi rwose wa marayika wafashe ibisubizo bya Daniel ninde ubwo byari bimanutse Daniel banza batamuvuga izina ariko ngo ari umumarayika mubi wahambira ibisubizo bya Daniel hari Imana igimanura ibisubizo by'umuntu akitambika dayimoni bikaguma ngo bikadedera mu icyo kirere ni uwo muzimu ugiye guhurutuza iyari ibisubizo bya gogo nibimanuka bizashyike bitagize ahandi bikwepakwepa rwose direct kandi nitubona ikimenyetso cy'ibyiza tuzabikubwira ugiye kumusengera nk'umushumba usengera intama ye kandi n'ibindi umwuka akoriyantamo gusengera ubisengera Mana nziza nyiringabo Yesu Kristo turi imbere y'ubwiza muri aya masaha meza y'umugisha Yesu turi kumwe na timu ya gogo na kameramani we manager we protokole we na Bikeni Emmanuel ushinzwe amashusho n'ibindi byose unakora kinyamakuru iyobokamana ndagushimiye ko bange nabo baza ibyo nabikubwiye Mana twaragushimye ndagushimiye ko kuri uyu munsi wa nyuma
dusoze urukungane cyangwa igiterane wafashije Gogo natwe twese. Mu izina rya Yesu ndamusengeye, imbaraga zawe zigume kubana nawe, ubwiza bwawe bugume kubana nawe, mwongerera amavuta kuko amavuta arikoresha. Ndavuga amavuta, simvuga amavuta ya gikotoro, ndavuga amavuta avuye iwawe mu ijuru. Ujye ubana naho hazanyura hose, haba mu Rwanda, Uganda, Afurika yose n'isi yose. Ndasenze ngo Mana umwagure mu izina rya Yesu, kandi umuhe umugisha mu byo akora, azagira icyo akuramo, azagira gukira mu buzima bwe avuga ngo dore nakoreye Imana narahembwe. Mwongere inshuti z'umumaro mu izina rya Yesu zizamura impano ye. Mu izina rya Yesu mwongere inshuti z'umumaro ku isi yose. Kandi ndamusengeye uburwayi bwose bwaba kuri Gogo, ibimuhutaza byose, ibimubabaza, ibimutera agahinda, turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Wera aka kanya anezererwe muri wowe, agukorere bikunze, ahamubabaza hose ndahasengeye mu izina rya Yesu. Ndabizi mu ijuru we muri farumasi hari imiti myiza imanuke ibe kuri we, idatangwa n'abadogita. Ibyananiye abadogita, ibyananiye abantu bose nzi kubishoboye. Urakoze kubana nawe na timu yose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, 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 amen. Imana guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo.
wanokora ki kawawaye bwo mu rumo rwawe muzo radiyo ni nyinshi we barekweja